ingamba nakubwiye haruguru ukwiriye gufata no kunoza umubano wawe n'Imana, kuko nufata ingamba zituma wirinda ibiganiro bibi, ukirinda icyo ari cyo cyose kikwerekeza kuri cya cyaha cy'ubusambanyi cyangwa kwikinisha, bizatuma uhesha Imana yawe icyubahiro. Kwambara imyenda ikangura irari ry'ubusambanyi. Ugomba kwambara imyenda ikubahishije, kuko wowe ushobora kuvuga ngo nambaye imyenda kugira ndimbe nse neza, ariko nyamara wakanguye irari ry'ubusambanyi mu bantu murahura nabo n'abantu bagukikije. Niyo mpamvu ukwiriye kubyirinda, kuko ushobora kuba wambaye gutyo hanyuma hakaba ariho hazamukira no gushukwa, hanyuma ukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi, ariko waramutse utabiteganya ugasanga bikubayeho. Niyo mpamvu rero kwifata muri byose no gukora icyubahishije Imana ari byo bikenewe na buri wese. Mwene data, ndakurarikira rero kujya ukurikirana n'ibyigisho bitandukanye, kandi tugiye nko ku by'imyambarire, hari icyigisho twatambukije cyabanje kigaragaza uko umuntu akwiriye kwambara akaba yiyubahishije. Mwene data rero ndagusaba ngo icyo ukizirikane nacyo. Ushobora kuzamuka haruguru ku byigisho byabanze ukagikurikirana, hanyuma ukacyumva na kiriya cyavugaga uburyo umukristo adakwiriye kumera nk'abishushanya, kwishushanya nk'ab'isi. Ugasanga umuntu ni umuntu wahindutse wakiriye Kristo, ukwiriye kuyoborwa na Mwuka w'Imana, ariko ugasanga ni wa muntu imyambarire ye, imivugire ye n'ibiganiro agira ntaho bitandukaniye na maraya n'abakora ibiteso n'ibyo ari byo byose, ugasanga ntaho bitandukaniye. Niyo mpamvu mu kubahisha Imana hakwiriye no kubamo kwifata no kutishushanya, cyangwa no kutabaho nk'imibereho y'abagira gute yabo muri iki gihe batubaha Imana. Mu bantu rero bazasoma iyi nyandiko ijyanye no kwamagana ubusambanyi no kwirinda ubusambanyi, abantu bazasoma iyi nyandiko bazabona n'izindi ntambwe 8 zabafasha gucika ku ngeso y'ubusambanyi. Uyu munsi twabibabwiye, byinshi twabivuzeho, ndizera ntashidikanya ko byinshi twabivuzeho, kandi nizeye ntashidikanya ko Umwuka w'Imana araza kubafasha kwemera icyaha. Kwemera icyaha nicyo kintu cya mbere kigoye abantu, kiri gutuma babaho bari imbata y'icyaha. Reka tuvugize intambwe 8. Intambwe ya mbere nk'uko twabivuze haruguru ni intambwe yo kwemera icyaha. Niwemera icyaha uzaba wemeye ko ugiye no kukizino. Ikindi ni ukwemera ko Yesu akwiye kuba umuyobozi wawe. Intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu ni ukwemera ko ni ukwemera gusaba ubufasha buturuka mu ijuru. Gusenga ni intwaro mvajuru, tubisomye hariya muri Zaburi igice cya 10:4 n'Imigani igice cya 11:2 ni igihamya cy'uko gusenga ari intwaro ifasha umuntu gutsinda icyaha cy'ubusambanyi. Intwaro y'amasengesho. Gusenga tuvuga ko gusenga ari urufunguzo. Fata umwanzuro uyu munsi wemere gusenga, nabyo bizaba intwaro yo gutsinda. Intambwe ya 5. Fata mu mutwe amasomo yagufasha kuva muri iki cyaha cyo kwisambanya cyangwa no kwikinisha, ku buryo ucika ku cyaha cy'ubusambanyi. Intambwe ya 6. Kwihagararaho. Ugomba kumenya ko ukwiriye gufata icyemezo uyu munsi ugatandukana n'icyaha icyo ari cyo cyose kigutandukanya n'Imana umuremyi wawe. Intambwe ya 7 ni uguhindura ingendo cyangwa guhindura aho werekezaga. Babandi kandi werekezaga ukagwa mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa kwikinisha, ibyo ukwiriye kubizinukwa hanyuma ugatandukana nabyo. Twababwiye ko uyu munsi ushobora no gufata amafoto yayandi yakwerekezaga ku busambanyi, amavideo, ibyo ukabisiba, ibindi ukabica. Ya myambarire yatumaga ugwa mu cyaha cy'ubusambanyi kubera irari ryatumye ukurura abantu, ibyo nabyo ugatandukana nabyo. Ikindi cya 8 ni ukwiha intego. Buriya umuntu akwiriye kubaho afite intego, ariko akaba ari intego imujyana ku kubahisha Imana. Intwaro kenshi usanga Satani ari gukoresha muri iyi minsi ni igitsina gore. Hari ubihakanye akavuga ati n'abagabo nuko. Nibyo koko, n'abagabo niko bimeze. Satani ntari gukorera mu bagore gusa, ari gukora no mu bagabo. Abagore bakwiriye kugira imyitwarire ihanitse. Ndandika ibi mfite umutima ubabaye. Abagore b'iki gihe, abubatse n'abatari bubaka, kenshi ntibiyubaha nk'uko bibakwiriye. Bakora umurimo w'ubushukanyi wo kureshya abagabo. Bashakisha uko abagabo bashyingiwe n'abasore batarashyingirwa babitaho, kandi abatagira imbaraga z'ubwenge bafatwa n'iyo mitego. Amakosa nk'ayo iyo yirengagijwe byica ubushobozi n'ubwenge
bw'ubwenge kugeza ubwo gukora ibidakwiriye bidafatwa nk'aho ari icyaha. Bityo mu bwenge hakavuka ibitekerezo bitajyaga kubaho iyo umugore yigumira mu mwanya we wo kwiyoroshya no kwiyubaha no kwambara mu buryo bukwiriye. Umugore ashobora no kuba atari afite umugambi mubi ngo abe yabanje kubitekereza, ariko ntibyamubuza kubera igisitaza abagabo bashukika bari bakeneye ubufasha bwose kubo bahura nabo bose. Byinshi byakumirwa umugore aramutse agira amakenga, yiyubaha, adakabya kwisanzura n'aba badahuje igitsina, ahubwo akagumana kwifata ko mu rwego rwo hejuru n'ubunyangamugayo. Ntibirinda igisa n'ikibi cyose, ntibagira amakenga mu myitwarire yabo nk'uko byagakwiriye abagore bavuga ko ari abakristo kandi bubaha Imana. Amagambo yabo nayo ntiyatoranijwe nk'uko byagakwiriye abagore bakiriye ubuntu bw'Imana. Bagirana urukururano na basaza babo nkurikije umucyo Uwiteka yampaye. Barumuna bacu ntibahindure inyifato, bakagombye kwifata cyane bakareka kuba inshyomotsi kandi bakimenyereza muri bo kugira isoni no kwirinda. Mu gitabo cyanditswe na Ellen White aragaragaza ko imyifatire ari ikibazo. Abakobwa n'abagore abasambanyi ntabwo turi kugira uwo duciraho urubanza. Niba utabikora, niba utagenda witigisa cyangwa wambara ubusa, niba utitwara mu buryo butubahishije Imana icyubahiro, ariko ababikora bamenye ko bakwiriye kwifata bakabaho bubahishije Imana. Mwene data, muri iki gitabo cyangwa iyi nyandiko twanditse irakwereka byinshi bishobora kugufasha mu rugo rwa Gikristo kuri paji ya 319 kugera kuri paji ya 320. Twari turi kumwe rero twigana iki cyigisho. Ndakurarika ngo iki cyigisho ubwo umaze kucyumva uzirikane ko ukwiriye kuba urumuri nk'umuntu umaze kumva ukuri, nawe ukarwanya iki cyaha cy'ubusambanyi. Umwuka w'Imana akomeze akuyobore, kandi ndakurarika ko niba umaze kumva iki cyigisho ugisangize n'abandi bose. Imana iduhire muri byose mu izina rya Yesu. Dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, tugushimira urukundo rwawe, imbabazi utugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Turagushima ko utugejeje inyigisho. Turagusaba ngo abahinduka hakiri kare, kandi twese tuzatsindishirizwe nawe ubwo uzaza tuzagusangane tudatsinzwe n'urubanza. Tubisabye twizeye kubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikomeze ibane nawe kandi utsinde icyaha. Hano mukumva no kumvira birakiza kuri YouTube. Ndakurarika ko wasangiza abandi bose, niba ari n'ubwa mbere ugakora subscribe kugira ngo iki cyigisho kijye kikugeraho. Iki cyaha cy'ubusambanyi gishobora gushingira nanone ku bashakanye bakita kuri ingingo, kubera ko nubwo waryamana n'uwo mwashyingiranwe ariko kandi ibitekerezo byawe byibereye ku ishusho y'undi, uwo mukorana, uwo mwahuye, uwo mwigana, n'undi wese, yaba umugabo cyangwa umugore. Ni ukuvuga aryamanye n'uwo bashakanye, aryamanye n'uwo bashyingiranwe, ariko ibitekerezo byibereye ku yindi shusho y'undi muntu akumva ko ari we baryamanye. Nacyo ni icyaha cy'ubusambanyi. Ese urabyumvise mwene data? Wirinde ko ibitekerezo byawe biraza gutwarwa ngo bijyanwe aho umwuka wera atabiyoboye, ahubwo gukenera ko uwo mudahuje igitsina agukabakaba cyangwa akwisiritaho. Ibi nubirwanya uzaba urwanije icyaha cy'ubusambanyi. Icya kane, kwikinisha cyangwa kwisambanya, masturbation. Amazina ayo ariyo yose warabyise, urugingo rw'umubiri rwo ari rwo rwose wawukoresha, ariko byose byerekeza ku busambanyi. Menya ko ari icyaha cyo kwisambanya cyangwa gusomana n'uwo mudahuje igitsina ku gice icyo ari cyo cyose cy'umubiri.
ibyo umenye ko bikangura gutindana ikiganza cy'uwo mudahuje igitsina. Icya munani, gukorakora igice cy'undi muntu n'igihe yaba adashaka kandi ukabikwirinda gusura cyangwa gusurwa rwihishwa n'uwo mudahuje igitsina. Ni ukwirinda kurangazwa n'uwambaye nabi cyangwa ugaragaza ikimero cye. Ugasanga umuntu ari mu muhanda arangajwe cyangwa ari n'ahandi hantu ariko yatwawe n'umuntu wagaragaje ikimero cye, wambaye ubusa. Ibya biganiro wumva abantu baganira berekeza ku busambanyi, ku kuryamana, bavuga berekeza kuririmba indirimbo z'ubuhehesi no kunezezwa n'indirimbo z'amaryoshyo y'irari ry'ubusambanyi. Ukunda gukorana n'uwo mudahuje igitsina, kumva wowe aho kugira ngo ukorane nawe muhuje igitsina birakubangamiye. Amazi menshi mu ngingo, iyi ni ingaruka ituruka ku kwikinisha. Indi ngaruka ya gatatu, guta umutwe. Ugasanga umuntu yataye umutwe, ibintu byose ari kubona ntacyo bimumariye, kandi ni umuntu ufite akazi keza, wakira amafaranga menshi, udafite ikibazo mu rugo kindi, ahubwo akumva ntacyo, ibintu byose ntibishyitse, akumva yataye umutwe, agahorana urwikekwe, agakeka ko abandi bamubonye icyo cyaha cye akora abandi bakizi. Kwangirika kw'imyanya myibarukiro bikagera. Indi ngamba ya karindwi, kwirinda inshuti mbi zikunda ibiganiro byerekeza ku busambanyi, ukugukangura irari ry'ubusambanyi byose. Ibyo biganiro ubicikeho, ubireke. Ibi bizagufasha gushyira mu bikorwa. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe inshuti mwene data, dukomeje kubana. Uyu mwanya tugiye gukomeza twigana ijambo ry'Imana hano Kumva no Kumvira Birakiza. Kumva no Kumvira Birakiza, ndakwibutsa ko ari YouTube channel, ikaba na groupe WhatsApp twigiraho ijambo ry'Imana. Nkuko twagiye tubyiga mu byigisho bitandukanye, twasanze ko kwiga ijambo ry'Imana iyo tubyongeyeho gusenga ariho tubonera intwaro yo gutsinda icyaha. Iyi si aho igeze aho umuntu anezezwa n'icyaha kuruta ibindi bintu byose biriho. Uyu munsi tugiye kwerekeza ku mibereho yacu ya buri munsi, uko dukenera ibitunezeza. Hari igihe Satani abyuriraho ugasanga twerekeje ku murongo wo gusayisha mu cyaha no kwitandukanya n'Imana yacu. Ese wowe ni iki kigushimisha? Ni iki kikunezeza muri iyi minsi ya nyuma? Ni iki kikugeza ku munezero wawe wa nyuma ukumva ko unyuzwe? Uyu munsi tugiye kwerekeza mu mibereho yacu ya buri munsi, ariko ku ngingo ivuga ngo kwisambanya n'ubusambanyi. Ese icyaha cy'ubusambanyi waba ubona urwego kimaze gufata muri iyi minsi? Ahantu hose muri iyi si hari ishusho y'ubusambanyi. Kwisambanya by'uburyo bwose n'ubusambanyi birushijeho kuganza mwene data. Ese intwaro ukwiriye gukoresha kugira utsinde icyo kigeragezo ni iyihe? Uyu munsi nyemerera tujyane mu byanditswe byera, Bibiliya, hanyuma dusobanukirwe uburyo umuntu akwiriye kubaho anesha uwo mutego w'umwanzi Satani. Ese birashoboka cyangwa ntibishoboka? Birashoboka, kuko intwaro yose Uwiteka yarayiduhaye kugira tubashe gutsinda icyaha. Mwene data, ni iki wakora kugira ngo ubeho ubashije gutsindishirizwa? Ni iki wakora wa mutego Satani yaguteze hahandi uri kujya ugarukire aho ngaho utaragerayo? Uyu munsi ndakurarika ngo ubane natwe, hanyuma tuze gusoza iki cyigisho tubashije gusobanukirwa n'icyo twabasha gukora kugira ngo tubashe gutambuka umutego uri kugwamo na benshi muri iyi minsi. Uhereye hirya no hino, aho ujya, aho usaba akazi, aho biga abanyeshuri batandukanye, aho ujya kurangura, aho hose hiteguwe intwaro yo kugutsinda ukagwa muri icyo cyaha cy'ubusambanyi. Iyo utekereje neza rero, uyu munsi ni umunsi wo kwagura intekerezo zacu neza, tukarebesha amaso yombi, hanyuma tukitegura gusanganira umwami wacu tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani. Kandi nta gushidikanya, iki cyaha kidafatiwe ingamba zikaze zishingiye ku ntwaro iturutse muri Bibiliya no mu byanditswe byera, abantu benshi bararimbutse. Abantu benshi bararimbutse kugeza naho abavugabutumwa benshi batinya gukomoza kuri iyi ngingo, ku buryo
uburyo birinda kugira ngo batavuga bamwe mu bo basengana nabo, kuko arabona naramuka bivuze araba akomoje ku mukuru w'itorero, araba akomoje kuri pasiteri, araba akomoje ku mudiyakoni, ugasanga rero icyaha cy'ubusambanyi kiri koga runono kugera no mu bizera, kigahinduka igikoresho cya Satani cyo gutuma ijwi ry'Imana ryakabaye ricecekesha icyo cyaha rirekwa, rigasigara riri gukora uko ryishakiye. Mumfashe rero uyu munsi buri wese abane natwe kugeza iki cyigisho gisoje, hanyuma tuze gusobanukirwa kandi uburyo twebwe ubwacu dukwiriye kubaho dutsinze iki cyaha. Hari byinshi ureba byerekeranye n'imibereho y'abantu ugasanga ntacyo wakora, ariko mwene data we dufatanije umurimo, ndakurarika ngo ugire icyo ukora uyu munsi. Ushobora kuvuga ngo ntusambana, iki cyigisho ntikikureba, ariko wibuke neza ko Yesu we ubwe ureba ibiri mu mutima yaravuze ati, umugore cyangwa umugabo nagira uwo areba akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Mwene data rero urumva ko ubusambanyi ntabwo bugarukira kuri byashyirwa mu bikorwa, ahubwo ni cya cyaha cyatangiriye mu mutima. Ndakurarika rero ngo ubane natwe tuze gusobanukirwa ko dukwiriye kurwanya iki cyaha ku rwego umuntu adakwiriye kwiyumvisha ahubwo akwiriye kumvishwa n'ijwi rya Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe ukwiriye kukuyobora akakwereka ubukana bw'iki cyaha n'uburyo gikabije kuba kibi, kuko iyo ukurikije kwamamaza gutambuka kose kugira ngo kugire umusaruro kuri guherekezwa n'ubusambanyi. Ingeso y'ubusambanyi, ujya kwamamaza aracishamo amagambo y'ubusambanyi, ujya kuvuga ikiganiro kugira ngo kiryohere abakibwira aracishamo amagambo y'irari ry'ubusambanyi. None se niki wakora kugira ngo utsinde icyo cyaha? Ibigo by'amashuri, abana bari kwikinisha, bari kwangiza imibiri yabo, ahazaza habo nta cyizere hafite kubera irari ry'ubusambanyi rikomeje kuyogoza abana n'abakuze n'urubyiruko. Bose bakeneye imbaraga mvajuru no kubwirwa ko icyo ari icyaha. Hari abari kuvuka bagasanga bakuru babo, barumuna babo uburyo babayeho, ntibamenye ko iyo mibereho babayemo ari icyaha. Niyo mpamvu rero dukwiriye guhaguruka, abavugabutumwa buri wese agahaguruka akavugisha ukuri kuvuye mu ijambo ry'Imana, hanyuma icyaha kigacika intege. Mwene data wowe dukomeje kubana muri uyu mwanya, ndagusaba ko wakumva icyo Uwiteka avuga. Uwiteka agusaba iki kugira ubashe kugira gukiranuka guhambaye cyangwa gukiranuka kumuhesha icyubahiro? Ubusambanyi bwe bw'ubupfayongo butuma igihugu cyandura, asambana n'ibiti n'amabuye. Iri jambo riboneka muri Yeremiya igice cya 3:9 ntabwo ari irya kera gusa cyangwa ibyariho kera gusa, ahubwo na n'uyu munsi imibereho y'abantu ntabwo ihesha Imana icyubahiro mu mibanire yabo, ku bantu batashatse ahubwo n'abashatse ubwabo, n'uburyo babanye bashingira ku byo bareba mu mateleviziyo, mu mbuga nkoranyambaga, bareba ahantu hatandukanye, bakagenda bakaba ari byo bubakiraho ingo zabo, ugasanga bari kwica umunezero Imana yari yarabateganirije, ntibubahishe Imana, kugeraho Imana ubwayo ireba abantu igasanga bafite ubusambanyi bw'ubupfayongo, bakageraho banduza n'igihugu kuko ni abasambanyi basambana n'ibiti n'amabuye. Mwene data reka twicishe bugufi twubahe Imana, dusenge. Data wa twese, mukiza udukunda, wowe uhora utwereka urukundo mu buhumyi bwacu, tugushimiye ko uyu munsi wongereye iminsi yacu kugira ngo tubone amahirwe yo gukiza ubugingo bwacu. Turagusaba ngo Mwuka wawe amanuka aze kubana natwe muri iki cyigisho uyu mwanya. Turagusaba ngo iri jambo ryawe uwo rikomeretsa yemere ko umubera umuganga, avurwe nawe, yemere gukizwa nawe, ubwo umwami wacu azaza twese tuzamusanganire tudatsinzwe. Tubisabye twizeye ko ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu Umucunguzi wacu, amen. Iri jambo dusomye muri Yeremiya igice cya 3:9 ntabwo ibivugwa muri Yeremiya ari ibyo muri iriya minsi gusa.
gusa, ahubwo na n'uyu munsi biriho. Byose uyu munsi reka mwene data tubivuge kugira ngo turwanye iki cyaha mu buryo bwimbitse. Uwiteka aravuga ati kubera ibyo abona, kubera uko abona abantu muri iyi minsi n'iteraniro ryitirirwa ko risenga Imana, ryubaha Imana, Uwiteka araribona akagira ati icyampa nkagira icumbi ry'abagenzi mu butayu kugira ngo nsige abantu banjye njye kure yabo, kuko bose ari abasambanyi n'iteraniro ry'abariganya, bafora ururimi rwabo nk'umuheto rukarekura ibinyoma, kuko bava mu cyaha bakajya mu kindi kandi ntibanzi, niko Uwiteka avuga. Mwene data, Uwiteka iyo arebye ibibazo nk'ibyo biriho, imyitwarire nk'iyo iriho, ugasanga umuntu ni umuvugabutumwa, umuntu niwe uyoboye itorero, ariko ugasanga niwe urimo kuba nyambere mu kwangiza abana b'abangavu, ugasanga niko n'umuntu w'umuririmbyi muri korali, ariko ugasanga niwe uri kuba nyambere mu kunezezwa no kureba bikojeje isoni, ibi bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ibigaragara hirya no hino hose. Ijambo ry'Imana riturarikira kuba duhindutse by'ukuri, kugera ku rwego duhinduka urusengero rw'umuremyi wacu. Iri jambo abantu baryumva igice ahari, kuko iyaba abantu bose bumvaga ko umuntu ubwe akwiriye guhinduka urusengero rusengerwamo n'Imana, ntabwo yakabaye agera ku rwego rw'uko araba mu bamamaza ubusambanyi. Hari umuntu ushobora kuvuga uyu munsi ngo ntasambana, ariko hera no ku myambarire yawe, urebe uburyo wambaye, urebe ko utari igisitaza kuri mugenzi wawe. Hari icyigisho twatambukije mu minsi ishize cyavugaga ku bijyanye n'imyambarire. Hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo ntiyigeze akora icyaha, ariko n'uburyo wowe wagaragaje imyambarire yawe, imvugo yawe, imirebere yawe, byose ibyo byose biba bikwiye guhesha Imana icyubahiro. Pawulo abwirijwe na Mwuka Wera ati mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Umwuka Wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 20. Mwene data, iki cyaha cy'ubusambanyi gikomeje gutuma itorero risubira inyuma. Nimvuga itorero ntabwo ndavuga idini runaka, ntabwo ndavuga ahantu runaka, ahubwo uyu munsi twebwe mu kumva no kumvira birakiza tujya mu mubiri w'umuntu ubwe. Ese ntuzi yuko umubiri wawe ari urusengero rw'Umwuka w'Imana? Ese Imana isengera mu itorero isengera he? Urusengero rwawe ari rwo mutima, umubiri wawe Imana urabona yiteguye kuba yaruhindura aho gusengerwa, hanyuma abamarayika bagahimbaza bakanezerwa? Ngaho isuzume mu mutima wawe, urebe aho uri cyangwa aho ugenda, aho unyura, ibyo ukora n'ibigushimisha. Ese urumva witeguye kuba urusengero abamarayika bateraniramo n'Imana iri muri urwo rusengero, hanyuma hakaba igitaramo gishimishije? Ibi hari ukubyumva amajyejuru ukabica hejuru wikomereza, ugasanga umuntu arabyumva biciye hejuru, ariko biba bikwiye kumvikana mu buryo bwimbitse, buri wese akabyumvira mu buryo buhambaye, kuko ntabwo umuntu akwiriye kubyumva ngo agende ase nkaho ari inkuru yatambutse, ahubwo twebwe mu kumva no kumvira birakiza wiyumvemo rya jambo numvise, ese ishyirwa mu bikorwa ryaryo rimeze rite? Uyu munsi rero twebwe kubera ko ari icyaha usanga kiri kigingiza imbaga nini y'abantu, ugasanga umuntu